nitwo tw'abakobwa beza nkanje bisugi. Asura cyahamya kuri isugi mwana. Rega nje ndi isugi. Kugira ngo dusoze ikiganiro. Ase ubushize mu kiganiro wavuze ko wabikoze. None aka kanyuje wabaye isugi ariko isugi ndi kubwira ntago uri kuyumva. Ngaho mbwira. Nyine ntago nje nk'inzoga ndacyari isugi kubijyanye n'inzoga ntago ndang'inzoga. Yes we uracyari isugi mu bijyanye no kunywa inzoga. Yego. Ntago mbese ziragufata. Kugaragara nk'umuntu uzinywa buri munsi se. Kugaragara nk'umuntu uzinywa buri munsi. Oya ni iki kibikwereka ko nzinywa buri munsi? Ukuntu ureba n'abantu muri comment bazabibona bivuga ati Deborah n'umwana mwiza areba neza. Yes ndabizi ko ndeba neza. Yego biki ndabizi ko ndeba neza. Yego nanga masange asa nkayo umuntu anywa inzoga. Yego nta kindi wiyiziho. Oya nasi nese ibyo bintu bikura bihe ibyo ndi kubona nakubwiye ko bikura nibiki uri kubona ubundi ibyo utekereje ushatse kumbwira urambwiye ngo ndeba neza nyine ndakubwiye ngo ibyo bintu bikura he urambwira ngo ibiki ndakubwira ngo ibyo utekereje nyine ubikura he bikura he Umusirey Queen kuri wowe wavuze iki cyangwa se asobanuye iki kuri wowe se ubundi Slay Queen uzi icyo ari cyo Slay Queen nge Slay Queen uzi ko ari akabaga kari karaje kitwa Slay Queen kabaga karekare nyine gafite imishumi miremire uko bitaga gutyo ariko umukobwa wenda yari njya numva nyine hari nk'abantu bavuga ngo uri Slay Queen ashaka kumbona agahita avuga ngo wabonye Slay Queen ego Slay Queen ni umukobwa nyine Queen ariko nawe uramuzi Queen nyine umva ijambo Queen noneho ni umukobwa nyine uba ari Slay rukuntu nyine Slay se ubumva ivuge gute da nje mpamvu n'ubusireye Queen ari ukwirya tu aba ari ukwirya ego tuvuga urugero iyo umuntu ashaka kwita Slay Queen aba kwisa akabage iya nyine hari akabaga kitwa gutyo ariko natwe abakobwa nyine birya batwita ako kabaga kitwa gute Slay Queen bakomeje kuvuga ngo ntago uzabona umugabo barashingiye kuki tubwire ahubwo amugani niki mushingiyeho muvuga ko nazabona umugabo utazabona umugabo nkanje gute nazabona umugabo gira icyo babwira barebe muri kamera none ahangaha bari kukureba bakuri iki kiganiro tambaze mbitegereze neza hanyuma mbabazi impamvu mumbwira ko nazabona umugabo twagiye nihe mpamvu nazabona umugabo kandi umukobwa mwiza umuntu kubera amagambo mvuga mfite impamvu mvuga aya magambo ntago ari ukubera nago nanjye mba mbizi ko amagambo mvuga hari igihe aba atari meza ariko biterwa buriya n'igihe umuntu aba arimo umugabo nzamubona birazwi ko nzamubona kandi mwiza cyane rwose nankunda nakunda n'akazi kanjye kuko ntago wabona umugabo ugukunda adakunda icyo ukora adakunda umugabo ugukunda akunda n'ibyo ukora aramutse agukunda akakubwira ati va mu makara wakinwe va mu makara umugabo uzankunda akankura mu makara ntago azaba nkunda ngo ntago azaba nkunda umugabo uzagukunda akakuvana mu makara ntago azaba nkunda kuko niko kazi kanunze cyane kurusha ibindi byose ikindi sinzi impamvu yayankuramo kandi ari business aramutse agukuyemo agiye kugushingira indi business ku ruhande akavuga ati nyaboneka uri mwiza ava mu makara sibyo abakozi babereyeho iki oya nakubajije ashobora kugukura mu makara yego agiye kugushingira indi business isimbura iki amakara icyo gihe ntago se kwaje kwandane nabikora nirukanka nabyo ntacyo byabitwaye ni nk'iyihe business wumva wareka amakara ukajyamo nakora wenda nka depo y'ibintu byose kasongo yeye monari nanga urumva si ibyo bintu bitarenze cyane sinzi muri kumva icyo kintu yego Debo hanyuma hari utubazo nkunda kwibariza abantu banjye nubwo ubushize ntigeze no kubaza Deborah ndagirane uramutse baguhaye amahirwe yo kuba umuhungu nyuma y'amasaha 28 yego
uri umukobwa baguhaye amasaha 28 ngo ube wahindutse umuhungu 28 nashira uhite wongera ube umukobwa. Mbega akantu kanko ni ikihe kintu wumva ufitiye amatsiko umuhungu akora cyangwa se wumva wakora icyo gihe baguhaye amasaha 28 kugira ngo ube umuhungu? Ni ikihe kintu wakora? Kasongoyeye kudasubiza se ndi kubitekerezaho. Kasongoyeye icyo nakora wanze usubiza ariko Kasongoyeye Monari nanga. Okay. Cyangwa se wabaye umuyobozi w'urubyiruko ubona ari iki wahindura mu rubyiruko? Ako kantu mbajije cyaza wagira ngo warubizi ko nari ngeneye kukambaza. Yego Nukuri pe nakoze cyane nawe urubyiruko nanjye ndirwo nari maze n'iminsi nshaka kuvuga ku kantu kajyanye ku kibazo kijyanye n'icyo ngicyo mbajije. Mbaye umuyobozi w'urubyiruko mbega nyine hari ukuntu umuntu nyine agira inama bagenzi be. Njye mbaye umuyobozi wabo yego abakoresha inama nkabicaza ahantu. Inama ivuga kuki? Ku bintu byinshi kuko abakobwa tugira urugomo rwinshi cyane. Yego tugira urugomo rwinshi. Mugira urugomo rwinshi cyane? Yego. Nawe urabizi ko mugira urugomo? Ndabizi. Ruba rushingiye kuki rero? Shingiye kuki? Kuko urumva kandi mbizi neza kera si wabaye mu cyaro. Yego. Hari ukuntu kera ababyeyi badutumaga kuvoma tugatinda turi guca umukanana niba ari umukanana tukajya mu bigori kurya imisigati n'amasaka byose n'amasaka urumva tukajya gutsa runonko tukajya gucukura ibijumba by'abandi tugateka runonko tugateka za runonko urumva. Ariko twagera mu rugo nituze kwirengagiza ko baraza kugira ute kuducira igisharisha turi bakadukubita. None nje papa wanje yarambwiraga ati kobwa yanjye waje ukansuhuza ariko mana nkagenda nyimusuhuza yahitaga mfata akwakiriza urushyi yajyanaga mu cyumba agakingaho yangiza akazana urutsinga rw'amashanyarazi. Bagukubitishaga urusinga cyane warakarara n'ubundi? Ntabwo narakarara ahubwo papa wanjye nyine umuntu wakoraga ikosa yaramuhonaga cyane yaranakuzirikaga bibaye na ngombwa. Byanyabyo se? Byanyabyo. Ijambo kuri papa wawe none hano bari kureba iki kiganiro. Oya papa wanjye ndamushimira cyane ndamukunda kandi nawe arankunda ndabizi. Nyine nk'umubyeyi yabaga ari kumana tu. Yabaga ari kuguhana. Nyine ijambo rimwe wamubwira none akaka. Mutumye mukumbura kandi. Yego mwana. Utumye nkumbura papa wanjye urabona narize nama yararaje maze. Katko ntasha waye nta marira ugira Debo. Nayo uri kubona umuntu yayishiramo ukagera amarira nako imita nako wayikwambika ukagera amarira. Njewe nayagira nyine ubu kwambitse imita warira cyane. Kasongoyeye Monari nanga Slay Queen ahantu arikuye. Yego. Hari baga yitwaga gutyo Slay Queen. Yego. Naho Slay baga ni yihe? Dutandukanyirize Slay baga na Slay Queen. Slay baga nago nyizi. Nago yizi? Yego. Abantu bari muri comment batubwire. Nukuri kwimana ko nje maze naho kabaga mushtu wanje utwa Debora warugire buretse gato mbaze mugenzi wawe uri hano inyuma ya kamera. Sibyo? Buretse gatoya. Slay baga na Slay Queen bitandukaniye. Slay baga yo abaraga kapu gatonya ariko katari gato cyane. Kanini. Yego. Baga kinini. Ari cya kibaga? Atari ya baga nini nyine cyane. Yego. Bari baga iringaniye Slay baga. None Slay Queen naga kapu kabari gatonya karekare kagera ku kibuno gafite imishumi miremire. Aho ngaho rati. Yose abavuga Slay Queen ko ari umukobwa ngo uslaying like this nka Shadibungo ni Slay Queen. Urazi Slay Queen ngenyeka ko cyangwa ko mbitekereza ari umukobwa wirize nyine tu not about nagaribyo sinzi ko nabivuga ariko umukobwa nyine uzi kwiyitaho ubwiwe usa neza niwe bita Slay Queen. Hanyuma Slay bag bikava he? Slay bag bikava he?
ngo umukobwa yakwitwa Slay Queen na hakaba na bag yitwa Slay Queen hakaba na bag yitwa Slay bag dutandukanyiriza ibyo bintu uko ari bitatu tange birakunanira reka twibarize uri kuri mikoro dutandukanyiriza ibyo bintu uko ari bitatu Slay Queen na Slay bag kandi uri kubyisoba uri kubitandukanya weho ubwawe hoya urumva impamvu ndi kukubwira hari Slay Queen y'umukobwa yego sibyo hari na Slay Queen ya bag na Slay bag dutandukanyiriza uravuze ngo hari Slay Queen na Slay bag na Slay bag y'umukobwa Slay Queen y'umukobwa nibyo da hari Slay Queen y'umukobwa sibyo hari Slay Queen y'umukobwa ujye ushyiraho mikoro nacyo hari Slay Queen y'umukobwa hari na Slay bag y'akabaga hari na Slay bag ya bag so dutandukanyiriza ibyo bintu okay noneho nisubiyeho ubu ngubu ndasobanukiwe noneho Slay Queen ya bag ntayibaho ntayibaho ahubwo nari nitiranyije Slay bag na Slay Queen yego nari nabyitiranyije ngo mami ntago nakwanze none se nyine uradukunda ubwo noneho tuzajya tukureba mu muyaga oya uziko nkumbuye cyane none n'ubudukumbuye waje ukadusura dore zembe yahageze umva sinakubwiye ko nzaza kubareba kwa gatanu nzaza kwa gatanu kubasura nkumbuye na dade wanjye ndamukumbuye cyane naza umunsurize umuhobere umubwire ngo umukobwa barakuyambiriye naragukunda cyane yego mami rero narindi mu kazi ndongera kuvugisha mu kanya umume yego ndagiye ariko turongera tuvugane humura yego sabaye yego mvuye mu rugo ariko ndi mu kazi nyine ndongera mvugishe kandi witeho ndagukunda cyane ariko mwana daragiye kugura agashira ngo ngiki wi Nyagasani ariko alright reka mbasuhuze mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Rukundo Empire ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze wowe wakoze subscribe uruw'ingenzi kandi niwe navuga ngo niwe mukunzi wa nyawo cyangwa se niwe mukunzi wo kuri nkuko muri kubibona ndi kumwe ni cyana cyiza hello how are you I'm good turahuriranye nta kibazo I'm good umeze neza cyane ibihe byose wohora umeze neza niko nabivuze ubizi se ibihe byose mera meze neza ibyo bintu ubikomora hehe debo buriya umuntu amera neza bitewe n'iminsi yanyuzemo uko yari imeze yego nanjye iminsi ishize nari imeze neza cyane nawe urabibona ariko ndi kubona guhera hasi sibyo urasa neza navuga ngo guhera ku rukweto urasa neza cyane tuze kuba twakwereka abakunzi ba Rukundo Empire usa neza cyane uhereye ku cyangwe guhera hasi urasa neza cyane guhera ku nkweto kuzamuka ku gakabutura gasa neza ku gashanete keza gasa neza cyane tukaza no kugera ku mupira ujye kutubwira guhera ku cyangwe cyawe hasi yego wambaye amafaranga angahe utatubwije utatubeshye mbese muri rusange amafaranga nambaye ibihumbi uyagiye kutubwira urahera ku gashanete cyangwa se uhere ku maherena no ku musatsi byose hamwe ni 250 uyaratubarira kugira ngo twumve ko amafaranga inkweto ni ibihumbi
50. Hanyuma imyenda yego ni 60. utubarire di 60 50 ubwo ni 110 110. Tujye ku igisuko nta birenze ni 15. ubwo ni 125. Yego. Hanyuma tujye kuri Chanete nambaye amaherena. Yego. Tujye ni 20. ubwo ni 145. Yego. Ikabutura umupira tuvuge nako imbere se nako imbere niba ushaka nako kukavuga bakihagazeho buriya nta makuru ufite ngo niko kaba gahenze shanga ikintu gisekeje nambara umweru ntago njya nambara umukara cyangwa umutuku reka vugisha ukuri se ego ko nambara umweru n'amasogisi umweru kushobora kuba ufite isuku byengira isuku ase nta nubwo muba mubibona mwebwe yagasani turi kubibona ibyo ngibyo mbabwiye rero byo ni 1000 kariso neguze 8,000 amasogisi ni 2,000. Yego. Ni ibyo ngibyo ubwo ntago nigeze nyine njya mu mibare y'amafaranga cyo nuko nari maze kubona 145. Kandi noneho nkubwire ngo bigeze ahangaha ntago uribwira abantu badukurikiye nubwo harimo abakuzi abantu banzi barahari rwose benshi cyane. Amazina yanjye murayazi ko arasanzwe ngiye banyita Mutesi Deborah. Izina nkoresha kuri social media kuri ariko reka mbwira muhungu icyo kibazo gikunda kucyimbaza ni Deborah w'u Rwanda ushaka kundeba yego wajya kuri YouTube Deborah w'u Rwanda TikTok Deborah w'u Rwanda TikTok na Deborah w'u Rwanda nayo mazina yanjye nitwa murakoze cyane n'abakunzi ndumva nishimye kuba nicaranye n'umutesi Deborah w'u Rwanda umeze rero meze neza cyane nanjye ndumva nishimye cyane kuba ndi kumwe na Rukundo MP narabibabwiye ko iyo yankoresheje ikiganiro mba numva meze gutya tuba turi mu bicu uri mu bicu mba numva nuje cyane hanyuma rero ndagira ngo iki kiganiro turi gukora tuze kugikora dufite vibe z'umuriro cyangwa se ziri hejuru cyane hejuru cyane umeze neza muri iyi minsi yenda tuvuge ku kiganiro twakoranye nge nawe ni iki cyahindutse kuba twarakoranye ikiganiro cyangwa se ni iki wahombye ni iki wungutse na kimwe nahombye ahubwo narungutse cyane mwarakoze kudusapotinga ku kiganiro twakoze umva turabashimira cyane cyararebwe gifite views nyinshi mwarakoze cyane pe ndabashimira thank you so much ubuse byibura usigaye ujyana mu muhanda ukabona abantu barakuzi oya bungu sinigenda ahubwo nsigaye mera home kwera nyine ukuntu ngera mu muhanda abantu bagasakuza ngo uriya mukobwa gutya na gutya ariko reka mbabwire nyagasani comment mwateye mwisubireho pe uretse turaza kwinjira muri comment sibyo turaza kuza kuba twakwinjira muri comment mbanze ngere n'utubazo tumwe mba nakwibarizaho kuri izo comment baguhaye ariko ndabizi ko ibintu byabaye bombo karati ibintu byabaye bombo n'ubuki hanyuma umeze gute rero mu sanzwe buni nk'ubwa kabiri ubimbaje nakubwenge iyi minsi yanjye yagenze neza cyane ariko hari utubazo ntabashije kuba nagira ikintu nkubaza cyangwa se utubazo ntigeze nkubaza sibyo yego nababwiye ko ngiye ngomba kujya nkuzana tukiganirira tukabanza tukanagira n'icyo tunabwira abanyarwanda si yo wamfura we umunsi wa Deborah iyo wagenze neza ubundi Deborah bameze gute umunsi wanjye iyo wagenze neza umunsi cyangwa se Deborah umunsi wawe utangira gute umunsi wanjye ukuntu utangira bivuga ngo hari umunsi w'akazi hakaba n'umunsi wo kwirirwa wishimye nyine uri muri vibe ya danger uri kunywa uri kurya hagati aho n'akamuvi kaba kari hafi aho yego ubu ni nk'ubwa kabiri mbibabwiye ko ngiyeyo nishimye
mba naruhutse nyine ndi kurya ndi kunywa ndi kureba movie. uri kureba movie. Uyu munsi wanjye rero niko wagenze kuko mumaze iminsi ufite akazi kenshi. Uyu munsi nari ndi mu karuhuko. Ubu nibwo nduhutse. Nibwo rero Rukundo Empire yahise amamagara akambwira ati hari akantu ushaka kwibariza. Yego. Ya murakoze. Umunsi wawe wagenze neza urabyuka kareba ka movie nkanywa nkarya nkaryama ukaryama. Ntujye mu kazi se? Oya nyine uyu munsi wari umunsi wo kuruhuka. Uyu munsi ni n'ukiruhuko cyawe. Yego. Ubusanzwe se Deborah akora iki? Deborah murabizi ko ari bisanzwe ngenda acuruza. Ndi businessman, ndacuruza amakara. Ngaba acuruza n'imyenda amakanzu y'abakobwa. Yes. Uri businessman? Yes, iyo umuntu akora ikintu kiwe nyine tubyita business. Ni ibintu byanjye. Cyangwa uri business woman? Rukundo nawe rwose dushyiramo n'imiyaga ariko ako kantu ushyizemo ni sawa ko kumusora. Ego. Cyangwa uri businessman? Munyihanganire mba nagose. Ariko mana we. Business woman. Yego, ucuruza amakara. Hanyuma Deborah imyenda y'abakobwa mujye munaneza imbere. Ejo bundi twikorera ikiganiro tugira ngo twiganirire n'abakunzi ba Rukundo Empire cyangwa se n'abakunzi ba Deborah. Bamwe baraza baravuga ati ariko ubundi uyu mukobwa yarasaze. Hamwe batangira kuvuga ati ntuzabona n'umugabo, bandi batangira kuvuga amagambo atari meza. Ati se ubwo urumva ku myaka yawe wakagombye kuvuga ibyo bintu? Yego. Wowe urabivuga iki cyangwa se uravuga iki ku bantu batanze comment zigenda bagukubitiye mu mavi kabisa? Barankubise baze ko nasomye nkagera naho amarira aza mu maso nkarira. Uracyayagira se? Ubu ngubu yaragiye. Byari ibyako kanya. Uracyagira amarira? Ndacyayagira da. Cyangwa uriherera ukarira? Nyine hari ukuntu umuntu ari ariko amarira nazi. Iyo urize bigenda gute? Jewe ndaceceka. Uraceceka? Iyo urize? Ndaceceka nyine nka ubundi nje iyo narakaye biba bisa nyine ngo mbe ndahantu hanze nyine nta wundi muntu uri kumwe. Ndije nyine kuko iyo ndi kumwe n'undi muntu akambangamira biba nabi cyane kuko njewe ukora amabara cyane. Amabara ujya ukora iyo akubangamiye ni nka yahe cyangwa se akaguteza gukora amabara? Nyine urumva nshaka kukubwira nabi kubabaza. Kuko ntago nakubita, ntago nakwica. Nyine nkubwira nabi pe kandi sinjya mfa kubwira umuntu nabi. Ni ikintu kizira kikazirirwa kuri Deborah y'u Rwanda wanyu. Ni ikintu kizira kikazirirwa kuba wabwira umuntu nabi cyane cyangwa akora ikosa ku muntu akayibona nabi akaba atankunda nyine kubera ikosa namukoreye. Njyewe ntago nkunda nyine guhemuka. Ndi umwana mwiza cyane. Nta muntu urakwaka amakara asuka mu inshenga ngo umuhemukire sha? Wapi. Ntago amakara meza atoranyije atarimo ivu n'inshenga n'ibyatsi. Ego. Ngo wambaraga? Mba nambaye ga nureba inzara zanjye se azibonye. Zabaye black kubera amakara? Oya ntago zabaye black ahubwo zirasa neza kubera kwambaraga. Nari ndi kuzibonera kure nkagira ngo niko zisa kombi n'izindi wometseho. Oya izi n'izindi. Babyita gute? Oya ntago nometse zino n'izanjye. Nizawe? Yego. Nyakasane. Debo, iyo umunsi wawe wagenze nabi uba umeze gute? Umunsi wanjye wagenze nabi. Ntago wambona umunsi wanjye wagenze nabi ntago waba uri kumbona hano nicaye. Mba ndi njyenyine. Nakubajije iyo umunsi wawe wagenze nabi biba bimeze gute? Mba meze ni. Umeze uti? Nyine mba ncecetse nta kintu mba ndi kuvuga mba ndi ahantu hanze nyine niyo mpamvu utapfa kumbona iyo wagenze nabi. Ndaryama nkahera mu buriri. Yego. Nkahera nka mu gitondo ndyamye nkazageza ejo nimugoroba saa 10. Niryamye.
Yes we Debo. Ndumva birenze kabisa. Hanyuma rero none twinjire kuri za comment zawe. Urumva? Orange. Yego. Orange se nawe ujya unywa orange di. Je niyo nywa orange cya pineapple. Yego. Nitwo winywera. Nitwo tw'abakobwa beza nkanje bisugi. Asura cyahamya kuri isugi mwana. Rega nje ndi isugi. Kugira ngo dusoze ikiganiro. Ubushize mu kiganiro wavuze ko wabikoze. None aka kanyuje wabaye isugi ariko isugi ndi kubwira ntago uri kuyumva. Ngahumbwira. Nyine ntago nje nk'inzoga ndacyari isugi kubijyanye n'inzoga ntago ndang'inzoga. Yes we uracyari isugi mu bijyanye no kunywa inzoga. Yego. Ntago mbese ziragufata. Kugaragara nk'umuntu uzinywa buri munsi se. Kugaragara nk'umuntu uzinywa buri munsi. Oya, ni iki kibikwereka ko nzinywa buri munsi? Ukuntu ureba. N'abantu muri comment bazabibona bivuga ati Debora n'umwana mwiza areba neza. Yes, ndabizi ko ndeba neza. Yego. Biki? Ndabizi ko ndeba neza. Yego. Nanga basange asa nkayo umuntu anyweye inzoga. Yego. Nta kindi wiyiziho? Oya nasi. Nese ibyo bintu bikurahe? Bihe? Ibyo ndi kubona. Nakubwiye ko mbikura nibiki uri kubona ubundi? Ibyo utekereje. Ushatse kumbwira urambwiye ngo ndeba neza. Nyine ndakubwiye ngo ibyo bintu bikura he? Urambwira ngo ibiki? Ndakubwira ngo ibyo utekereje. Ibyo utekereje nyine ubikura he? Bikura he? Ibyo utekereje ubikura he? Nabikuye umbwira ngo nabikuye nibyo nyine naremanywe tu. Imana ya ibyari mbese byarizanye. Byarizanye. Yesu we. Byarizanye. Yeah. Hanyuma se ku bantu bakomeje kuvuga ngo ntago uzabona umugabo barashingiye kuki tubwire. Ahubwo amugani niki mushingiyeho muvuga ko nazabona umugabo. Utazabona umugabo. Nkanje gute nazabona umugabo? Gira icyo babwira. Gira icyo babwira. Barebe muri kamera none ahangaha bari kukureba bo kuri iki kiganiro. Tambaze mbitegereze fresh. Bitegereze neza. Hanyuma mbabazi impamvu mumbwira ko nazabona umugabo. Twagiye. Nihe mpamvu nazabona umugabo kandi umukobwa mwiza. Umuntu kubera amagambo mvuga. Mfite impamvu mvuga aya magambo ntago ari ukubera nago nanjye mba mbizi ko amagambo mvuga hari igihe aba atari meza ariko biterwa buriya n'igihe umuntu aba arimo. Umugabo nzamubona birazwi ko nzamubona kandi mwiza cyane rwose nankunda. Nakunda n'akazi kanjye kuko ntago wabona umugabo ugukunda adakunda icyo ukora. Adakunda? Umugabo ugukunda akunda n'ibyo ukora. Aramutse agukunda akakubwira ati va mu makara wakinwe. Va mu makara. Umugabo uzankunda akankura mu makara. Ntago azaba nkunda. Ngo? Ntago azaba nkunda. Umugabo uzagukunda akakuvana mu makara? Ntago azaba nkunda kuko niko kazi kanunze cyane kurusha ibindi byose. Ikindi sinzi impamvu yayankuramo kandi ari business. Aramutse agukuyemo agiye kugushingira indi business ku ruhande akavuga ati nyaboneka uri mwiza ava mu makara, sibyo? Abakozi babereyeho iki? Oya, nakubajije. Ashobora kugukura mu makara. Yego. Agiye kugushingira indi business isimbura iki? Amakara. Icyo gihe ntago se kwaje kwandane. Nabikora nirukanka. Nabyo ntacyo byabitwaye. Ni nkihe business wumva wareka amakara ukajyamo? Nakora wende nka depo y'ibintu byose ariko ibyo kurya ibyo kunywa bega ibintu byose. Ariko hari uwakuroze depo. Shana kubeshya. Kubona ibintu birunze hamwe urishima. Nkunda no kwikorera cyane kandi nago nyine depo biba bisobanuye nyine kuba ufite depo nyine y'ikintu runaka. Ariko njye ikintu nkunda cyane mu buzima bwanjye nkunda kwikorera kurusha ibintu byose. Ese umuntu akubwiye ko akeneye amakara akaba akeneye delivery y'amakara we wayajyana cyangwa uyahereza umukozi ashaka wowe? Mfite umukozi nyine uyatwara. Ashaka wowe? Ashaka njyewe ubwo ntago yaba ashaka amakara ahubwo yaba ashaka njyewe nyine.
birashoboka ko nawe ushobora kuba ashaka amakara akaba ari wowe uyatwara. ntabwo byashoboka icyo gihe. Ntabwo byashoboka icyo gihe. Nyagasani. Ntabwo byashoboka pe, mubimenye. Nta muntu uzahamagara ngo ambwire ngo muzanire amakara. Dore ejo bundi hari umuntu wabimbwiye saa moya z'ijoro, arambwira ngo nimushyire amakara. Yego. Ngo kandi nyajyane. Yego. Saa moya z'ijoro ubwo yaragamije iki ubwo? Kuki atari yayaguze kare? Cyangwa yararindiriye ko umuguzi wawe ataha akaba ari wowe uyatwara? Uwo muntu uzi ukuntu atuye n'ahantu kure. Atuye ahantu kure byatashye. Ngo yari atuye he? Atuye i Kagugu. Urumva ukuntu ari kure. Kagugu ni hafi. Hano kuri Ararumu. Nanjye niho nuye icyo gihe ninkubwira uzatunzanire ari bari utuzana. Kubera ko ari weho nzatuzana. Apo si wumva se. Abandi bana. Weho nabi. Abaye nkanjye ubundi ukajya unzanira amakara. Weho se kuteka kuri gazi. Ariko reka mbwira gazi shira udafite ubushobozi bwo kugira ngo ucane kuri gazi. Ariko nigura n'ibishyimbo bigasaba ko biteka ku mbabura. Canje nubwo byaba bimeze ute mbiteka kuri gazi ntabwo najya gutegereza. Ariko nibisho. Abundi abantu benshi bakenera amakara. Kuva muri zindira ibishyimbo kuri gaze bidahiye. Abantu mufite utubari, mufite amahoteli, muzajye mumamagara mbazanira amakara ndabizi. Akuzikara ibyo mwana, ushize tutari twigeze twamamaza mwana. Ntago ariko hari igihe twabikoze. Ariko ubu ngubu mutuzirikane pe. Batuzirikane abantu bafite amahoteli, bafite restaurant, ibintu nk'ibyo muduteze imbere. Nawe hari ikintu tubaye muduteze imbere turebe ko basi hari icyahinduka. Urabona no ku mutwe bimeze nabi. Wenda nabona n'ikintu njyana muri salo mumbabarire pe muneze imbere. Nyagasani. Kasongo yege. Kutongeraho se. Monari ngara. Ngo? Hari bavuga gute? Baravuga ngo Kasongo yeye. Nawe ukikiriza? Okay muhereze oya ntago ari ngombwa ko ari we yikiriza ni wowe turi kumwe mu kiganiro. Ntago mbizi niba ari mu ngungushye. Buretse gato. Ese wamaye ko gafanta nkinywera inyota iranyishe. None umwegeze n'agatebe ajya soma. Nyura hano nacyo. Asa n'agatebe terekeho. Naka akameza cyane. Oya muhereza ako kameza nacyo. Muri intebe nta kibazo. Oya kameza niba muhimeza ntaribi. Iyo ngiyo meza muhereza iyo meza. Nahise Debo. Yego. Muravuze ngo Kasongo yeye wikiriza mu kibo. Ngo? Monani nanga. Muna? Yego. Sibyo se kandi. Okay twagiye noneho tubikore twihuse. Yego. Kasongo yeye. Monani nanga. Mumbai nanga. Shana yewe nta buhanzi. Muze kumbwira niba ari byo. Amajwi yacu wagira ngo twahaza ikigage. Ikigage se cyatuma ugira kandi cyakira gufungura ahubwo. Aho yagita umusarara. Kubera kiba kirimo ikivuzo. Umusarara. Ase Debo wigeze nk'ikivuzo ngo mvu ukuntu kamera. Wakinyweye he ko? Njye nababwiye ko ari Gatsibo ahantu bitishyira murozi. Mama wanje hari igihe cyagiraga ngiyewe nkambwa ati nkumbuye akantu bita ubushera. Ubushera murabuzi? Ubushera turabuzi sha. Buraryoha cyane. Yarabukoraga nyine nkakurikira uburyohe. Baburyohere wagira ngo babashyizemo n'agasukari. Rero n'ubushera bugira ikivuzo. Ubushera burabugira ikivuzo. Nyine hari ubushera bugira ikivuzo. Hari nyine babukamura se. Ubushera? Barabukamura barabuyungurura. Nyine bafata akantu kakayunguruza. Yego ugasukamo nk'uko wayungurura icyayi. Kasongo yeye. Monari nanga. Urumva si ibyo bintu bitarenze. Cyane. Sinzi ngo kumva icyo kintu. Yego Debo hanyuma hari utubazo nkunda kwibariza abantu banjye nubwo ubushize ntigeze no kubaza. Debora ndagirane. Uramutse baguhaye amahirwe yo kuba umuhungu nyuma y'amasaha 28. Yego. Uri umukobwa. Baguhaye amasaha 28 ngube wahindutse umuhungu 28 nashira. Uhite wongera ube umukobwa. Mbega akantu kanko
ni ikihe kintu wumva ufitiye amatsiko umuhungu akora cyangwa se wumva wakora icyo gihe baguhaye amasaha 24 kugira ngo ube umuhungu? Ni ikihe kintu wakora? Kasongoye kudasubiza se ndi kubitekerezaho. Kasongoye icyo nakora wanze usubiza ariko. Kasongoye Monari nanga. Okay. Ikintu wakora ubaye umuhungu twagiye uratangira. Ikintu nakora mbaye ndi umuhungu mu masaha 24. Yego. Ugisubizo usubizo uvuga ureba hano wamfura we. Yego. Twagiye tangira. Ikintu nakora mbaye umuhungu nyuma y'amasaha 24. Nuguhita nshaka cyane kirenze cyane cyiza ariko. Cyiza byatari. Twagiye ngahita nyibwira se waje ukansura tukareba ibyo ari byo. Yego. Nicyo kintu nakora mbere y'ibintu byose. Nicyo kintu mbese uba ufitiye amatsiko cyane. Warya kimwe se? Kimwe cyaba kibaye ariko gikubiye byatari. Icyana kimwe cyiza ego ko ku buryo nawe ubwawe ushobora kukibona turi kumwe ukavuga ati cyaza Debora yitayemo neza. nawe nayitayemo neza. Nubwo mutubaye umuhungu mu masaha 24. Yego. Wahita ushaka icyana cyiza. Nahita nshaka icyana cyiza gikubiye. Tukareba ibyo ari byo. Mba numva biriya bintu ngiye mpindutse umuhungu nabifiringa fresh. Gute rero tubwire. Yiri kubikora bumva bari kubifiringa fresh cyangwa se umuhungu bari kubifiringa? Oya njyewe mba numva nabifiringa tu. Kuruta uko undabifiringa. Bitewe nyine tu. Yes we, shabe na bintu wanze biryoha pe. Kuko ukuntu bivuze. Bishobora kuba biryoha nubwo ntarabikora. Bishobora kuba biryoha nanjye buriya bijya biryohera. Biryohera urabona ko byananjoye ariko buriya muri kubibona se? Ndi kubibona kabisa. Ko wabifirinze? Nabifirinze byatari. Kasongoye. Ariko kundeba birakuryohera. Oya nanjye ndi kuririmba ahubwo nusubize. Ese nari nanshanze impamvu kundeba. Okay. Kasongoye. Monari nanga. Ase ni gutyo vuga. Kandi ububonye imbwa wasakuza shaho. Ubimbwi kwirutseho. Navuze imbwa se kandi. Ndi kuvuga uri kuvuga gahoro. Kandi ubimbwi kwirutseho. Wasakuza ati ni munabare. Okay. Ariko uzikufata kamikoro neza wakabyara we. Thank you so much. You're welcome. Yes we. Kasongoye. Monari nanga. Simvuze cyane. Uragerageje. Ego. Hanyuma se Debo, tuvuge uramutse ubaye nk'umuyobozi ubona ari nk'iki wahindura mu rubyiruko kuri wowe? Kinahindura mu rubyiruko. Cyangwa se ubaye umuyobozi w'urubyiruko ubona ari iki wahindura mu rubyiruko? Ako kantu mbajije cyaza wagira ngo wari ubizi ko nari ngeneye kukambaza. Yego. Nukuri pe nakoze cyane kumbaza ikibazo. Nanjye ndirwo nari maze n'iminsi nshaka kuvuga ku kantu kajyanye ku kibazo kijyanye n'icyo ngicyo mbajije. Mbaye umuyobozi w'urubyiruko. Mbega nyine hari ukuntu umuntu nyine agira inama bagenzi be. Ngiye mbaye umuyobozi wabo. Yego. Abakoresha inama. Ngabicaza ahantu. Inama ivuga kuki? Ku bintu byinshi kuko abakobwa tugira urugomo rwinshi cyane. Yego. Yego, tugira urugomo rwinshi. Mugira urugomo rwinshi cyane. Yego. Nawe urabizi ko mugira urugomo? Ndabizi. Ruba rushingiye kuki rero? Shingiye kuki? Kuko urumva kandi mbizi neza. Kera so wabaye mu cyaro? Yego. Hari ukuntu kera ababyeyi badutumaga kuvoma tugatinda turi guca umukanana niba ari umukanana. Tukajya mu bigori kurya imisigati n'amasaka byose. N'amasaka urumva tukajya gutsa runonko tukajya gucukura ibijumba by'abandi. Tugateka runonko. Tugateka za runonko urumva?
ariko twagera mu rugo nituze kwirengagiza ko baraza kugira ute kuducira igisharisha turi bakadukubita noneho njye papa wanjye yarambwiraga ati kobwa yanjye waje ukansuhuza ariko mana nkagenda nyimusuhuza yahitaga mfata akwakiriza urushyi yajyanaga mu cyumba agakingaho yangiza akazana urutsinga rw'amashanyarazi bagukubitishaga urusinga cyane warakarara n'ubundi ntabwo narakarara ahubwo papa wanjye nyine umuntu wakoraga ikosa yaramuhonaga cyane yaranakuzirikaga bibaye na ngombwa byanyabyo se byanyabyo ijambo kuri papa wawe noneho bari kureba iki kiganiro Oya papa wanjye ndamushimira cyane ndamukunda kandi nawe arankunda ndabizi nyine nk'umubyeyi yabaga ari kumana tu yabaga ari kuguhana nyine ijambo rimwe wamubwira none akakanya mutumye mukumbura kandi yego mana utumye nkumbura papa wanjye urabona narize n'amarira yaraje maze katwo nta marira ugira Debo nayo uri kubona umuntu yayishyiramo ukagera amarira nako imita nako wayikwambika ukagera amarira njyewe nayagira nyine ubu kwambitse imita warira cyane kasongoyeye munari nagamu murakoze undemyemo agatima ari utangiye gutuma nkumbura papa wanjye ariko ubwise ugira ukuntu njyewe ntumye ureka gukumbura papa wawe reka tukomeze tumuvuga umukumbure ni gute mwibagize umubyeyi wawe se nubivuga ndongera mukumbure mbabaje umuhamagare kandi njye nkumbuye umuhamagare mu kiganiro umubwete papa amakuru akoze ko ari ibyo leta amuhamagara mubwire ngo ndagukumbuye yego nawe wumva ukuntu ambwira mbikore twumva ibyo bintu mbikore yego meze telefone ese ni ibyanyabyo biri siriyasi muhamagare twumve sha twumve koko niba Debora akunda papa we atari ubusikama gusa namubwira ko uri mu kiganiro ra ntabwo mbimubwira namubwira ati papa ko ngukumbuye abantu bafite amatsiko ni mwandike muri komenti mutubwire ati turi kumva dufite ubushagarira bwo kumva uko Debora abwira papa we ngo ndagukunda nawe mukumva uko amusubiza yego ndagira ngo nuhamagara ushyiraho parireri ushyire no kuri mikoro tubanze twumve ukuntu agusubiza siko bimeze nta kibazo nimero se wayibuze akenshi nimero z'ababyeyi tuba tunazizi no mu mutwe mba nyizi mu mutwe nese ubwo uhamagaye iminota ingahe muko telefone yanjye yaguye hasi ibiri kwikoresha nyagasani ibiri kugira ute kobwa mwiza nkawe telefone yawe irikoresha mfite iPhone ariko nyine urumva hari igihe hazamo akabazo turi no kuyibona ko ari iPhone sibyo kasongoyeye byakunze shyiraho parireri kugira ngo twumve ndaje alo shyiraho parireri shyiraho na mikoro kuri telefone wamaye dade ni mama ni mama wanjye turi kuvugana mami meze neza nusilenga silenga turebe silenga nyine ni ukugenda nyine neza uri kwirya uri gusenga nyine tu yego bivuze ngo Slay Queen wabikuye ku bantu bakundaga kwita akabaga ngo ni Slay Queen Slay Queen njye barakaraka mu buhe bwoko riri kariya kariya twakita agashakoshi yego aho ubwo Slay Queen yari imeze ute Slay Queen ni bag bahega mu mugongo nyine tufite amaboko abiri tu Slay Queen ni bag baheka mu mugongo ifite amaboko abiri ifite amaboko abiri cyangwa imishumi ibiri imishumi ibiri itandukanye niba yambara ku kuboko ese ubwo bag umuntu yagira amaboko n'umuntu na bag kagira amaboko ubwo urumva ibyo bintu bihuriye koko Debo nawe uri kudutuburira twagufataga nk'umusirimu
njye nababwiye ahantu nakuye iryo zina irihe ni hariya Slay Queen ahantu narikuye yego hari baga yitwaga gutyo Slay Queen yego naho Slay Bag ni yihe dutandukanyirize Slay Bag na Slay Queen njye Slay Bag ntago nyizi ntago yizi yego abantu bari muri comment batubwire nukuri ko Imana njye maze naho kabaga mushiki wanjye witwa Deborah wari buretse gato mbaze mugenzi wawe uri hano inyuma ya kamera sibyo uretse gatoya Slay Bag na Slay Queen bitandukaniye Slay Bag yo abara agakapu gatonya ariko katari gato cyane kanini yego bag kinini atari cya kibaga atari ya bag nini nyine cyane yego ari bag iringaniye Slay Bag none Slay Queen ni agakapu kaba ari gatonya karekare kagera ku kibuno gafite imishumi miremire aho ngaho yose abavuga Slay Queen ko ari umukobwa ngo uslaying like this nka Shadibungo ni Slay Queen urazi Slay Queen ngiye nkeka ko cyangwa ko mbitekereza ari umukobwa wize nyine tu not about ntago ari ibyo sinzi uko nabivuga ariko umukobwa nyine uzi kwiyitaho ubwiwe usa neza niwe bita Slay Queen hanyuma Slay Bag bikava he Slay Bag bikava he ngo umukobwa yakwitwa Slay Queen na hakaba na bag yitwa Slay Queen hakaba na bag yitwa Slay Bag dutandukanyiriza ibyo bintu kari bitatu birakunaniye reka twibarize uri kuri mikoro dutandukanyiriza ibyo bintu kari bitatu Slay Queen na Slay Bag kandi uri kubitandukanya weho ubwawe hoya urumva impamvu ndi kukubwira hari Slay Queen y'umukobwa sibyo hari na Slay Queen ya bag na Slay Bag dutandukanyiriza ibyo bintu uravuze ngo hari Slay Queen na Slay Bag na Slay Bag y'umukobwa Slay Queen y'umukobwa nibyo da hari Slay Queen y'umukobwa sibyo hari Slay Queen y'umukobwa ujye ushyiraho mikoro nacyo hari Slay Queen y'umukobwa hari na Slay Bag y'akabaga hari na Slay Bag ya bag dutandukanyiriza ibyo bintu okay noneho nisubiyeho ubu ngubu ndasobanukiwe noneho Slay Queen ya bag ntayibaho ntayibaho ahubwo nari nitiranyije Slay Bag na Slay Queen yego nari nabyitiranyije ngo Gasongo yeye munari naga saba abantu imbabazi wari ubeshye rero mumbabarire nyine nari nabyitiranyije mumbabarire rwose no muri comment muze kubivugamo ko mwambabariye mbimenye basi birababuza kwandika ko ndi umuswa oya ntabwo bakwita umuswa icyo gihe bavuga ko utari umusirimu okay nabyo ntacyo bitwaye buryo iyo uvuze ikintu umuntu kitamuriho ntabwo kimubabaza ntabwo byambabaza ntabwo byakubabaza okay Deborah turi kugana ku musozo w'ikiganiro n'icyo babwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba Rukundo Empire muri rusange ikintu njye nabwira abakunzi banjye ndabakunda cyane yego kandi ikindi ndabasaba ndabizi ko muri no minsi hari impinduka ndi kugenda mbona uri guhinduka mbese yego ndi guhinduka namwe muri guhinduka nubwo muri kumbwira amagambo atampumuriza aho kugira ngo mumumurize ahubwo muri kunshwanyuza twebwe se reka tuba twaje kuganiriza abantu bacu ariko nyine nimukajye mubigira ibintu bya danje mumushyire hejuru yego mujye mumumuriza mumubwira ati komerezaho mumenye imye courage Deborah courage thank you so much you welcome ndabakunda cyane kandi mujye mukomeza mumurikirane bega nyine mu supporting tu ya mumfashe nabagura amakara bayagurire munaneze n'imbere cyane thank you so much nicyo ngicyo nashaka kubabwira ndabakunda cyane yego yambi reka tukubwire ngo wakoze kuza n'ubutaha urabizi ko ari fire thank you meze neza ndashima Imana yo
Okay, ndagukumbuye cyane. nanjye ndagukumbuye ko watwanze se. Mami ntago nakwanze. None se nyine uradukunda ubwo noneho tuzajya tukureba mu muyaga. Oya, uziko nkumbuye cyane. None n'ubudukumbuye waje ukadusura dore Zembe yahageze. Umva, sinakubwiye ko nzaza kubareba kwa gatanu. Uziga se? Nzaza kwa gatanu kubasura, nkumbuye na dade wanjye, ndamukumbuye cyane, naza umunsurize, umuhobere, umubwire ngo umukobwa barakuyambiriye. Nawe aragukunda cyane. Yego mami, rero narindi mu kazi ndongera kuvugisha mu kanya. Umume. Uragiye? Yego ndagiye ariko turongera tuvugane humura. Yego, bye. Yego mvuye mu rugo ariko ndi mu kazi nyine. Ndongera mvugishe kandi witeho, ndagukunda cyane. Ariko mwana. Ndagukunda nyine. Daragiye kugura agashira. Ngo iki? Yawe. Mukora mukoro. Oui. Nato. Nyagasani. Ariko ndahari mami. Uri kumwe na Wizeye? Mwabyumvise ko mama wanjye yaratangiye kuma n'abandi baba bankumbuye cyane. ko mama wawe atwika se Debo? Mama wanjye goko aratwika cyane. Ngo ndaho uramubajije ngo raho. Ngo ndaho ndasekeje. Urumva afite nyine umushyitsi mu rugo yishimye cyane. Mwari umushyitsi wari wagiye kubasura. Yabanje kunsura ahita ajya no gusura Mary wanjye. Niyo mpamvu yishimye. Ndakeka mwabyumvise namwe. Yenda nk'ijambo wabwira papa wawe none aha niba ari kureba iki kiganiro cyangwa se mama wawe muri rusange, ijambo wagenera ababyeyi bawe. Njyewe mama wanjye na papa wanjye ikintu cya mbere nababwira, mwarakoze cyane kundera neza. Ndabashimira kuba mwaranyitayeho, nta kintu nababuranye. Yego. Aho muri hose mwicare muvuga ati umwana wacu aradukunda, natwe turamukunda. Munasengere cyane ariko nanjye ndasenga cyane. Gusa icya mbere ni uko mbakunda. Imana ibarinde, ibahe umugisha. Thank you so much. Ego. Icyo kintu nababwira. Urabakunda cyane. Iyo bigeze kuri dadi na mama mpita mba serious. Uhita uba serious cyane. Ibindi bintu ujya ukora utari seriye ni ibihe? Ariko ikintu cyitwa umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu mba ndi serious. Nta muntu utaba serious ku bintu bijyanye na mama na papa. Nyine ibintu ujya ukora ukaba uzi ko nyine uri kubikora utari seriye. Sanjye ikintu cyose nkora mba ndi serious ariko nta gikabyo mfite cyane. Hari abantu benshi bajya bakora ikintu, harimo ukuntu umuntu ashobora nko kubwira ijambo azi ngo akubwiye neza cyangwa azi ngo ari gutebya, azi ngo ntago ari serious. Ariko njyewe umuntu icyo gihe ambwiye gutyo njyewe mbifata nk'aho ari serious. Hanyuma Debo, uheruka kujya mu rukundo ruri seriye ryari? Ejo nawe kubwiye aciyeho mbiruka ryari. Haciyeho amezi. Turi mu kwa kangahe buno? Ntago bizi. Turi mu kwa gatandatu. Sibyo? Yego. Noneho ngemeruka kujya mu rukundo ruri serious. Mu kwa mbere nibwo naruvuyemo. Nari maze umwaka n'ukwezi. Ururimo. Yego. Hanyuma uheruka kunywa bia cyangwa se igisindishwa ryari? Njye nakubwiye ko ndi isugi ku bijyanye n'inzoga. Uri isugi ku bijyanye n'inzoga ariko warayinyweye ariko nturayinywa cyane. Ntago nigeze nyinywa. Urumva narayinyweye ntago naba ndi isugi. Ntago nigeze nywa inzoga pe. So niba hari umuntu uri kureba iki kiganiro mwasangiye cyangwa musangira biragenda gute?
sha nawe azabivuge muri comment kunywa inzoga uwo muntu yakubonye se mutarasangiye sha yaba nyine ashobora kubona nari ndi kunywa amazi akagira ngo ni kakonyage akibeshya ikirahure cy'amazi n'icyakonyage biratandukanye yego ko none se ahantu hose umuntu niyahanywera nyine urabona ikirahure cy'akonyage kiba ari kigufi ariko buri muntu yashyiramo n'utuza akanywa anywa amazi nk'uri kunywa fanta umuntu nyine aba ari kunywa amazi n'unywa konyage biratandukana unywa amazi aragutomera none se ni ngombwa ngo buri gihe cyose unywa amazi uri kugotomera hari nk'ukuntu uba wibereyeho wicaye nko muri salo ukajya usomaho gakeya ugatereka ku meza ukagira ngo utuzi se yego niko yanywa njye niko nyanywa manu n'umusirimu ntago ajya anywa ibintu agotomera kereka iyo ari umuti bakurangiye kwa muganga kereka ari umuti kwa muganga bakurangiye ari ukuntu ujya mbona bategeka umuntu kunywa nka litiro 3 ku munsi sore nari nibeshye kuri umusirimu ahubwo wibeshye wagize ngo ndi umunyacyaro kandi ndi umusirimu nyine nari nibeshye kuri umusirimu nibeshye kuri umusirimu murakoze kutwunganira kasongoyeye nari nanga umva ibintu bitaryoshye rata byaryoshye byaryoshye niki wabwira se abakunzi ba Debora abakunzi banjye icyo nababwira mukomeze nyine muba abafana banjye mu nkunde nyine mu sapotinge nanjye nzagerageza buryo ki nzabashimisha nimubona hari aho nakoze ikosa muzambwire nisubireho murakoze cyane murakoze cyane hanyuma se Debo tubwire yego uramutse ubaye umuhungu yego ukitwa Debora wakwitereta cyangwa warya icyana bita tuvuge ni Debora ba Debora ni babiri yego watereta Debora ego ko cya Debora ntagitereta da ko cya Debora arabizi ba Debora bari beza tuvuge urugero wowe witwa Debora uriyizi nyine ubaye uri Debora uri umuhungu nyine ukaba uri umukuru ahubwo nabangiza amahirwe yo kubona icyana cyitwa Debora uya tureke izina Debora yenda wakwitereta warya icyana bita cya Debora urumva nakitereta se kandi rigisazi nakubajije ngo ubaye uri Debora ubaye uri umuhungu warya icyana Debora yenda tureke kugendera ku izina narya icyana cyitwa Debora ushatse kuvuga tuvuge nge ndi Rukundo sibyo yego ese nge nitwa Rukundo nanjye reka tureke nyine kugendera ku izina Rukundo yego ni ngewe mbaye nyine urabona nshobora kuba ngo nigenda tuvuga urugero ngutereta sibyo niba ngutereta icyo gihe ngewe nabasha kuba nagutereta mbaye Rukundo nakwitereta nkuko nshobora kuvuga ati natereta Debora icyo gihe mbaye ndi Rukundo natereta Rukundo wangewe pana wo kuvuga ngo nundi ku ruhande nawe ntago bamutereta urumva mutereta wababuze iki se kandi nyine ntabwo uri kumva icyo kibazo ubwo ushatse kumbwira ubwo ushatse kumbwira ko icyo gihe nakitereta warya icyana nyine kimeze nka Debora cyangwa washaka waba wisondetse oya naba nisondetse nashaka icyana gitandukanye na Debora ubwo bivuze ngo uri ifeka rero yego bivuze ngo uri ifeka reka tubifate gutyo muri make ntujya wirya ntabwo njya nirya pe si ubu nakirya nkabishobora ntabwo nabishobora kwirya byarananiye narabigerageje ariko byarananiye kuri wowe se umuntu wirya aba ameze gute kuri njyewe kuri wowe nyine umuntu uvuga ati kabisa umujama arirya mubebe arirya aba ameze ute mbese ariko umuntu wirya uri kumwumva reba ako kantu nawe wese ukora ariko kantu uwo umuntu wirya uri kumwumva none si byo kugira gutya ariko ni ibisanzwe ongera turebe sha ongera turebe ariko oya ntago nongera
ndabizi kwirya byarananiye ushaka kubikora nibi imbere nicyo kibazo nyine kuri wo muntu wirya abameze gute cyangwa se abateye gute hari imyitwarire y'umuntu wirya yego hari ukuntu umureba ukahita ubibona ko yirya nawe yego no mu ijwi rye urabyumva mu mikorere yiwe geste yenda umuntu ashobora gukora nyine tu ugahita ubibona ko yirya like urugero nka biriya nkoze gute kereka amaguru se wenda ngo nakibazo biri ngombwa haguruka hari ukuntu umukobwa yirya nyine ugasanga niba afite imisatsi hano imbere ugasanga ari kugenda yikubita ko no gusilenga ntago ari ukwirya oya ntago ari none se kwirya nifate gutya nirye byose ni kimwe buse ubu hari nk'umuhungu njya mbona wirya nyine akitwara nk'abakobwa oya se kandi ni ukuri uwo ni umusangira ngendo ego ko anabindusha kwirya kandi njye ndi umukobwa wowe iyo uri kwirya ubumeze gute njye ntabwo njya mbishobora kwirya ntabwo ujya ubishobora kwirya umuslay queen kuri wowe wavuze iki cyangwa se asobanuye iki kuri wowe si ubundi slay queen uzi icyo ari cyo slay queen njye slay queen nzi ko ari akabaga kari karaje kitwa slay queen kabaga karekare nyine gafite imishumi miremire uko bitaga gutyo ariko umukobwa wenda yari njya numva nyine hari nk'abantu bavuga ngo uri slay queen ashaka kumbona agahita avuga ngo wabonye slay queen ego slay queen ni umukobwa nyine queen ariko nawe uramuzi queen nyine umva ijambo queen noneho ni umukobwa nyine uba ari slay ukuntu nyine slay si ubumva ivuge gute da njye mpamvu n'ubuslay queen ari ukwirya tu aba ari ukwirya ego tuvuga urugero iyo umuntu ashaka kwita slay queen aba kwisa akabage iya nyine hari akabaga kitwa gutyo ariko natwe abakobwa nyine birya batwita ako kabaga kitwa gute slay queen slay what slay queen kugira ngo akantu gasubiremo neza cyane udutandukanyirize none ako nujya kujya kugisubiza urajya utubwira ati hari akantu nzi kitwa gutya gatandukanye na gutya ndagira ngo dutandukanyirize ibyo bintu twagiye urumva njye bundi ahantu nakwiye slay queen njye ngiye kubabwira narikuye iryo zina yego ni akabaga kari karaje gafite imishumi miremire yego kagera ku kibuno kitwa gute slay queen ariko nanone nkumva ushaka kuba uri nk'umukobwa uri nko kugenda ukajya kumva umuntu aravuze ngo dore slay queen iciyeho sinzi impamvu rero natwe batwita ngo turi ba slay queen ubwo abashatse kuvuga ko nyine sinzi nyine turaslayinga nyine tu nusilenga silenga turebe slay nyine ni ukugenda nyine neza uri kwirya uri gusenga nyine tu yego yeah bivuze ngo slay queen babikuye ku bantu bakundaga kwita akabaga ngo ni slay queen slay queen ngiye burakaraka mu buhe bwoko riri kariya kariya twakita agashakoshi yego aho ubwo slay queen yari imeze ute slay queen ni baga bahega mu mugongo nyine tufite amaboko abiri tu slay queen ni baga baheka mu mugongo ifite amaboko abiri yes ifite amaboko abiri cyangwa imishumi ibiri imishumi ibiri itandukanye niba yambara ku kuboko ese ubwo baga umuntu yagera amaboko n'umuntu na baga kagera amaboko ubwo urumva ibyo bintu bihuriye koko Shadebo nawe uri kudutuburira twafataga nk'umusirimu njye nababwiye ahantu nakuye iryo zina irihe ni hariya slay queen ahantu narikuye yego hari baga yitwaga gutyo slay queen yego naho slay baga ni yihe dutandukanyirize slay baga na slay queen njye slay baga ntago nyizi ntago yizi yego abantu bari muri comment batubwire nukuri kwimana ko njye maze naho kabaga mushiki wanjye witwa Debora warugafite buretse gato mbaze mugenzi wawe uri hano inyuma ya kamera sibyo buretse gatoya slay baga na slay queen bitandukaniye slay baga yo abaraga kapu gatonya ariko katari gato cyane kanini yego baga kinini atari cya kibaga atari ya baga nini nyine cyane yego bari baga iringaniye slay baga
none Slay Queen ni agakapu kaba ari gatonya karekare kagera ku kibuno gafite imishumi miremire. aho ngaho ratse Yose abavuga Slay Queen ko ari umukobwa ngo uslaying like this nka Shadibungo ni Slay Queen. Urazi Slay Queen ngiye nkeka ko cyangwa uko mbitekereza ari umukobwa wize nyine tu not about ntago ari ibyo Ego. sinzi uko nabivuga ariko umukobwa nyine uzi kwiyitaho ubwiwe usa neza Niwe bita Slay Queen. hanyuma Slay Bag bikava he? Slay Bag bikava he? Ngo umukobwa yakwitwa Slay Queen na hakaba na bag yitwa Slay Queen hakaba na bag yitwa Slay Bag. Dutandukanyiriza ibyo bintu kari bitatu. Tanje. Birakunaniye reka twibarize uri kuri mikoro dutandukanyiriza ibyo bintu kari bitatu. Slay Queen na Slay Bag. kandi uri kubitandukanya weho ubwa Hoya. Yego. Urumva impamvu ndi kukubwira hari Slay Queen y'umukobwa. Yego. Sibyo? Yego. Hari na Slay Queen ya Bag. na Slay Bag. Dutandukanyiriza ibyo uravuze bintu. ngo hari Slay Queen na Slay Bag na Slay Bag y'umukobwa Slay Queen y'umukobwa nibyo da hari Slay Queen y'umukobwa. Sibyo? Hari Slay Queen y'umukobwa. Ujye ushyiraho mikoro nacyo. hari Slay Queen y'umukobwa hari na Slay Bag y'akabaga hari na Slay Bag ya Yego. Bag. So dutandukanyiriza ibyo bintu. Okay noneho nisubiyeho ubu ngubu ndasobanukiwe noneho Slay Queen ya Bag ntayibaho ntayibaho ahubwo nari nitiranyije Slay Bag na Slay Queen yego nari nabyitiranyije ngo Gasongo yeye nari naga no saba abantu imbabazi warubeshye rero mumbabarire nyine nari nabyitiranyije mumbabarire rwose no muri comment muze kubivugamo ko mwambabariye mbimenye basi birababuza kwandika ko ndi umuswa oya ntabwo bakwita umuswa icyo gihe oya sha bavuga ko utari umusirimu. Okay nabyo ntacyo bitwaye buryo iyo uvuze ikintu umuntu kitamuriho ntabwo kimubabaza ntabwo byambabaza ntabwo byakubabaza. Okay Deborah turi kugana ku musozo w'ikiganiro n'icyo babwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba Rukundo Empire muri rusange. Ikintu ngiye nabwira abakunzi banjye ndabakunda cyane yego kandi ikindi ndabasaba ndabizi ko muri no minsi hari impinduka ndi kugenda mbona uri guhinduka mbese muri yego ndi guhinduka namwe muri